Mu nzira turabona umukobwa mutoya unanutse ubona ko ari kuva kwa muganga yihebye, ari kurira. Mana, ndabigenza gute? Mana, Melissa mbaye uwande? Mana, ubu buzima urabizi neza ko ntazabusavayivingamo, ndakwinginze ba mu ruhande rwanjye. Ntabwo ibi bintu nzabishobora ntari kumwe nawe. Mu gihe Melissa ari kwibaza ibyo bibazo byose, nibwo yafashe telefone ye, arangije ahamagara umuhungu witwaga Shema. Arambwira ati, shiri bite, umeze neza? Arambwira ati, yes, meze bon, umeze ute? Bebe, meze neza ariko ntabwo ari neza cyane. Ufite ikihe kibazo? Babe, I'm pregnant. What? I'm pregnant. Ngo uratwite? So iyo nda utwite ni iyande? Come on babe, iyi nda ntwite ni iyawe. Shema aramuseka cyane. Ariko man, njye ninde wakubwiye? Ese abakobwa ubundi muratekereza cyangwa? By the way, mu magambo makeya, iyo nda si iyanjye. Ushaka ahandi hantu ugenda uyishyira. Uri kumva? Ndabaza abakobwa b'iki gihe, buri gihe muhora mwibunza ku bahungu, muhora mugenda mubishyiraho kugira ngo murebe yuko babashaka, mukabatega ibintu bituma ko babashaka. My girl, warayobye cyane, umupango wawe urapfuye pe. Ambwira ati, please, ntabwo njye nshaka kubana nawe pe. Just ni ukubyemera tukazafatanya kurera umwana, nta kindi. Shema aramuseka cyane. Ambwira ati, please, ibitekerezo byawe birapfuye and I'm really sorry. Shema yahise akupa Melissa ndetse ahita anamubloka. Melissa yarakomeje ararira, noneho amarira yasaga nkaho hari ibyishimo mu gake, yatangiye kuba amarira y'akababaro. Aravuga ati, mana, ndi kumwe nawe. Melissa yakomeje gutaha nk'ibisanzwe, aragenda agera iwabo. Nta kibazo na kimwe bari bafite, bari babayeho neza. Ageze mu rugo asanga ababyeyi be barishimye, papa we na mama we barishimye, na barumuna be, ibintu byose bimeze neza cyane. Barangije arabasuhuza, avuga ati, se mwiriwe mama, wiriwe papa, ndetse asuhuza na barumuna be. Nibwo yajyaga mu cyumba, mama aravuga ati, ariko Melissa ntabwo yishimye. Papa warangije avuga ati, so erega abantu ntabwo buri munsi umuntu ahora yishimye. Sometimes there is ups and down. Ubwo hari ibintu aba yahuye nabyo bidashobora gutuma yishima, so mumuhe time we. Okay, nta kibazo. Ubwo baramuretse. Bukeye mu gitondo nibwo yabwiye mama we, ambwira ati, mama, papa, hari ikintu ushaka kuza kubabwira nimuva mu kazi. Avuga ati, okay, nta kibazo. Ubwo bagiye mu kazi. Melissa nawe aritegura, akora ibiki byose, akora akantu k'akadesign k'agatebo niko navuga, cyangwa se k'akabasket, ateguramo utuntu tw'umwana, ibintu byose. Arangije agenda ashyira mu cyumba cye. Bigeze mu masaha ya nimugoroba, mama we na papa we baratashye, arabakira, baha icyo kurya. Gase mwiriwe neza? Avuga ati, yatwiriwe neza, nta kibazo. Umukobwa nawe yabwiye ati, mama, papa, hari icyo nashaka kubabwira nk'uko nabibabwiye mu gitondo, kandi ashaka kukibabwira mu cyumba cyanjye. Nibwo Melissa yabafataga akabajyana mu cyumba cye. Yarangiza ababyeyi be bakigeramo baratangara cyane, babanza kugwa mu kantu babonye ako kantu. Melissa avuga ati, no mama, mwicare ku buriri mbabwire. Nibwo Melissa yababwiye yuko atwite. Mama we, papa we baramurebye, barahaguruka n'umujinya, barahuragura, baramukubita koko. Bamubwira ati, uranze utubereye ikirumbo, imfura yacu twe twitezeho amakiriro, uzanye inda y'ikinyendaro. Ninde waguteye inda first of all? Baramutotira, baramukubita, bamubaza umuntu wamuteye inda, yakibuka yuko n'uwayimuteye adashaka kuyemera. Aratuza. Nibwo ababyeyi be bagiye kuryama, bwari bwije. Melissa nawe araryama ariko ntiyasinziriye, yari afite ubwoba, yihebye, yibaza uko bigiye kugenda. Bukeye mu gitondo, mama Melissa ndetse na papa we barabyutse bajya mu cyumba cye.
barangije bamubwira ati zinga imyenda yawe, buri kintu cyawe cyose ukizinge. Melissa ubwoba buramwica, noneho atangira kwiheba. Nibwo yakomeje kuzinga ariko bakabona ari kubikora gake gake, nibwo bahise baza baramufasha, barangije baramusohora bagenda bamuta hanze y'igipangu. Mu kumuta hanze y'igipangu Melissa yarabinginze arabwira ati mumbabarire, nta bundi buzima mfite, murabizi nigaga muri universite nendaga kurangiza, sindabona akazi, mumbabarire mama ndabinginze. Umukobwa ararira biramurenga ariko abona nta yindi shusho afite. Kibaza uburyo cyagiye kubaho ubwo buzima biramucanga, nta hantu na hamwe yari afite aba, nyine bwari ubuzima bugoye. Ari kugenda mu muhanda ari mu masaha yo ku manywa, nibwo yabonye ahantu munsi y'ikiraro harimo akantu kameze nk'akantu bubakiye ariko ubona ko ushaka ukajyamo ukaryama, ariko nyine ni mu muhanda, ni munsi y'ikiraro, haje amazi cyangwa se imvura ikagwa tayari. Ubwo yaragiye ajyamo, inzara iramwica, umunsi wose yibaza uko yabaho biramucanga. Ku masaha ya nimugoroba tubona imodoka iri kuza yihuta, irimo umuhungu witwa Fiston ariko aba yasinze kandi anatwaye. Mu gihe ari kuza ntabwo yarebaga neza, yashidutse yakubise imodoka hasi, ayikubita hasi hafi ya cya kiraro. Kubera ukuntu yari yasinze n'iki, nibwo umukobwa yavagamo araza aramureba, abona n'umuhungu wasinze. Polisi iramushagaye bari kumubaza ati byagenze gute, yabuze ubusobanuro n'iki. Nibwo umukobwa yahitaga yitanga aravuga ati mumbabarire cyane, ni njyewe wari utwaye, ntabwo yari ameze neza, so biba ngombwa ko ari njye ntwara, dukora accident ariko nta kibazo gikomeye. Ufite permis? Sorry ndayifite ariko ntabwo nayigendanye. Avuga ati okay. Umuhungu yari yakomeretsemo gake gashoboka, ubwo ngubwo bahita bamujyana kwa muganga. Mu kumujyana kwa muganga iwabo banze kuza kumwitaho, nta muntu n'umwe yari afite umwitaho. Umukobwa akagenda akajya kumusura ariko umukobwa nta mafaranga yagiraga, ntaki, aratwite, nyine ari hatari. Umuhungu akamubaza ese wa mukobwa we bite byawe kuri hano? Arambwira ati I'm sorry, nabonye ufite ibibazo mpitamo kugufasha, but niba hari ikintu ubona nagufasha muri aka kanya umbwire, ariko kiterekeranye n'amafaranga kuko nta mafaranga mfite. Okay. Ambwira ati okay, nta kintu nkeneye, wakigendera nta kibazo. Ambwira ati okay, nta kibazo. Nibwo umukobwa yasohokaga, agisohoka nibwo yakubitanye na doctor, aramaze mwiriwe neza, ati mwiriwe. None se uno murwayi wanyu bimeze bite? Ambwira ati okay, njyewe ntacyo mfite mfana nawe kiri hagati yanjye nawe, mwamubaza nta kibazo. Okay, murakoze cyane. Umukobwa mu gihe ari gusohoka, umuganga agiye kubaza umurwayi, arambwira ati se abafamiliye bawe barehe cyangwa se ninde muntu wagakwiye kukwitaho uri hano hafi, ku buryo hari ikintu twamutuma ko hari ibintu dushaka kumutuma? Ahita avuga ati uriya mukobwa usohotse nta kibazo mwamutuma, kandi atubwiye yuko ntacyo mufite mupfana. Uri kumva mugara ababaye, ntago yishimye, ariko dufite icyo dupfana. Avuga ati okay. Ubwo nibwo bagiye batuma umukobwa ibintu hanze by'umuhungu ashaka kwifashisha, bamutuma imiti muri pharmacie n'iki. Umukobwa arayizana yiha umuhungu. Umuhungu akomeza gutungurwa cyane, arambwira ati okay. So anyways, thank you so much, wakoze cyane kunyitaho nubwo nakoze. By the way, bakwita nde? Ngiye banyita Melissa. Okay, ni byiza cyane kumenya izina ryawe. Nanjye nitwa Fiston. Ngira amazina menshi, gusa amazina yanjye nkundamo Fiston. Ambwira ati okay, ni byiza cyane. Ubwo umukobwa nibwo yaragiye gusohoka, Fiston aramureba, arambwira ati Melissa please, nta kibazo noneho twagumana. Okay. Ubwo Melissa yari yiriwe atariye, bwije atariye, kandi aratwite. Bigeze nko mu masaa 4 gutyo, saa 5 z'ijoro, yari yicaye ku ntebe atangira gutranspira, atangira nyine ubona ko atangiye guhinda umuriro. Abaganga nibwo baje, barangije baramupima ngo barebe ikibazo afite, basanga aratwite. Avuga ati okay, it's fine. Ntibabitindaho cyane, barambwira ati ndabizi,
nibwo bamuzaniye icyo kurya n'iki ibintu byose. Hashize nk'iminsi nk'ibiri nibwo baje gusezerera Fiston mu bitaro. Umukobwa arambwira ati rero bayi njyewe ndatashye nawe wataha. Arambwira ati no, wareka tugatahana tukaganira then ugakomeza nanjye nkakomeza. Ubwo umukobwa arabyemera, barataha barasangira barishima, ariko umukobwa wabonaga ko she's not comfortable, ntabwo yari comfortable, wabonaga atisanzuye n'iki, ariko umuhungu akagerageza kumwibwira, umuhungu yamwishimiye. Anje arambwira ati rero mwakoze kunyakira, rero ndikumva nataha. Umuhungu arambwira ati nta kibazo, ubu ngubu nagutaha. Nambwira ati no, tongera gukora impanuka. Arambwira ati no, it's fine, cyagene nasinze right now I'm okay, nta kibazo na kimwe mfite. Arambwira ati no, it's fine. Arambwira ati nta kibazo naguherekeza. Umukobwa arabyanga kuko umukobwa yaraza hagiye. Ubwo umuhungu aravuga ati nta kibazo, basi reka nguhe ishimwe. Umuhungu arangije amuha amafaranga 200,000. Umukobwa aramubwira ati what? Arambwira ati yeah, just take it, wakoze akazi katoroshye unyitaho, nukuri nagushimiraga. Arambwira ati okay, urakoze cyane. Umukobwa biramurenga, arangije nibwo yita agafata akamoto agasubira hahandi yarari munsi y'ikiraro, ariko umuhungu akamukurikirana kuko umuhungu yavuze ati umukobwa udashaka kumuherekeza, uyu mukobwa ni uwahe waje kunyitaho. Ubwo umuhungu nibwo yamukurikiraga, amukurikira abona umukobwa yinjiye ahantu mu kiraro, aba surprised, avuga ati ni umukobwa utaha mu kiraro bite, and ashaka kumumenya cyane byimbitseho. Hashize nk'iminota nka 30 umukobwa yinjiye ahandi munsi y'ikiraro, nibwo umuhungu yazaga nawe akamanuka, ariko ari ibintu ubona ko ni ibintu bidasobanutse kubona umuntu amanuka munsi y'ikiraro n'iki, ari umuhungu wifashije umeze neza. Arambwira ati please waje tukajyana. Arambwira ati njyana, ahubwo sindakubwiye ko mba hano, kumbona aba hano. Arambwira ati Paul sorry, just wakigendera nta kibazo. Umuhungu nibwo yita agafata akaboko umukobwa, afata n'igikapu cye cyari kiraho. Arambwira ati please ngona tujyane. Umukobwa bahita bagenda baraganira, umukobwa amubwira story ye yose, amubwira uburyo ki yababajwe mu rukundo, umuhungu akamwihakana. Umuhungu ari we Fiston arabyumva, arababara cyane, biramurenga, aravuga ati okay, it's fine, nta kibazo, ngona tugende tube turi kumwe mu gihe uri gushaka ubuzima bwawe. Arambwira ati no, wampaye amafaranga menshi kandi ngomba kuyabyaza umusaruro, reka gende nshakemo inzu ya 30 and then wenda nshore n'ibihumbi nka 70, then nkomeze mbeho, nzagira aho mere neza. Mu gihe bakiri kuganira, umukobwa aramukorwa like kamera nk'umuntu nyine ushaka kuruka n'iki. Umuhungu akamubwira ati ufite ikihe kibazo, ubwo akamubwira ati I'm pregnant. Akamubwira ati what, yaranagusize and then asiga naguteye inda? Akamubwira ati yes, but it's fine, everything's okay. Umuhungu biramubabaza cyane, nibwo yaragiye arakora, abwira umukobwa ko atagomba kuva aho ngaho. Umukobwa amwitaho, umukobwa aragenda amera neza. Igihe cyo kubyara kigeze, umuhungu yajyanye umukobwa kubyarira ahantu heza, abyara umwana mwiza, umwana w'umukobwa bamwita Elsa. Umuhungu ariko akomeza kwita ku mukobwa, ndetse umuhungu yari afite kampani, yahise ahamo umukobwa akazi arakora. Umukobwa aragenda yiteza imbere, akajya aca ku binyamakuru, aragenda aba umukobwa mwiza. Nyuma y'igihe kitari gitoya yaje gukora mariage na Fiston, kuko Fiston iwabo bari baramwanze, baramugize igicibwa mu muryango ngo ntagaza n'umugore, yirirwa mu biyobyabwenge n'iki. Umukobwa nawe iwabo baramwirukanye ngo nuko yatwaye inda. Ari ibintu like biri weird, bose ku mpande zombi baranzwe, gusa nyine ababiri bagiye hamwe, Imana irabasanga. So don't forget to subscribe, share and comment.